kundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse kundi twagiriwe n'Uwiteka Imana dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze 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 kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana warize imiryango yacu Mana ntacyo twatanze ntacyo twakoze warize imiryango yacu Mana ntacyo twakuburanye nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kubera nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera bene data mumfashe dushime turagurure n'amajwi arenga twakwibagirwa aho yadukuye duhore tuyicyubahiro bene data mumfashe dushime turagurure kandi sadurwa aho yadukuye duhore tuyicyubahiro kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana kandi isengesho rya buri munsi sabe kugumana niwe ukwiriye amashimwe niwe wabikoze niwe ukwiriye amashimwe
urakoze Mana. dusabe kugumana n'Imana. Bene data mufashe gushima Yesu. Bene data mumfashe dushime. Bitabagoye muzamura ibiganza, bitabagoye muzamura ibiganza tuyimana icyubahiro. Ngo twe kwibagirwa aho yadukuye. Twe kwibagirwa aho yadukuye. Duhore tuha icyubahiro. Duhore tuha icyubahiro. Ngo kandi isengesho ryacu rya buri munsi. Kandi isengesho rya buri munsi. Mufashe muhaguruke, mufashe muhaguruke. Twese hamwe tuye kwakira ijambo ry'Imana. Uwicaye wese ahaguruke. Kandi isengesho rya buri munsi. Hanyuma duhagurutse tumuzamure ibiganza. Kandi isengesho. Kandi isengesho rya buri munsi. Dusabe. Dusabe kugumana Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubushize narababwiye ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, ariko iminwa irapfutse. Munyemerera akari ku mutima gasesekare ku biganza, dukomera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Reka twese dufate Bibiliya dusome igitabo cya Esiteri, igice ni icya 4 umurongo ni wa 14. Tuganire twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ry'iwe. Igitabo cya Esiteri igice ni icya 4 umurongo ni wa 14. Twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ry'iwe. Tuganire kuri iki gitabo cya Esiteri. Tuganire kuri iki gitabo cya Esiteri. Igice cya 4 umurongo ni wa 14. Ndumva twahageze. Reka dusome. Haranditse ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko weho n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Haraho icyakwimutse ngo ube umwamikazi, ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dukoreshe igihe dufite, twongereho andi magambo ndumva ndibuze kwinjiramo, yanditse mu rwandiko rwanditswe na Petero, ni igice cyaho. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, tuhagere. Yakobo dusome, tuhagere twihuse. 5:16 duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye. Yakobo 5:16 haranditse ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Aho ngeze, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana nidufashe. Kanongere nsubiremo, haranditse ngo gusenga k'umukiranutsi be yaho kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana nidufashe. Twongere tuvuge amazina yacu, ntacyo bitwaye n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana. Nitwa THEOGENE, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe
n'abahungu babiri, kandi n'abana beza basa na se, n'abana beza basa na se, turasa. Maze ngiye kubyara n'undi nawe azaza dusa, umwana asa na se. Niba ubushize narabibabwiye, hari ibintu bigeze kuri birindwi biranga umwana uvutse mu muryango. Iyo mbivuga ntago mba mbasetsa, natwe uyu muryango tubarizwamo witwa itorero. Hari ibyo usabwa rero bigeze kuri birindwi kugira ngo use n'abo uvutsemo bitwa muri uyu muryango witwa itorero use nabo. Kandi dufite papa wacu yitwa data wa twese, tukagira na grafere witwa Jesus. Mbese hari amategeko aranga uyu muryango w'abana b'Imana. Ejo bundi hashize Yesu hari abo bari kumwe bitegereje, ahita avanga iyo mbarebye mbona musa na Sonde, n'abari bari kumwe nawe. Ubwo rero nkiri ahangaha, ntumukoreho, ariko kumureba biremewe, uvugire mu gapfukamunwa. N'iki gihe nyine turimo umubaze ngo usa nande, ntugakureho, ariko mwitegereze tusana. Nawe agiye kugenda, uyu garaferi ikintu mukundira yagiye avuze. Iyo umusaza yashaje yapfuye, abantu bo muri famiye baratabara n'utaramusuye arwaye, apfa kuba ari wo mu muryango bakaza. None ukayumva barabaza ngo ese ashiramo umwuka yari ari kumwe nandi, ukagira ngo nukugira ngo bakubwire ngo pole, naho nukugira ngo bakubaze ngo yasize avuze ngo iki jambo rya nyuma. Kristo yagiye avuze, haleluya, yagiye avuze ngo ndagiye, nta kindi bazabamenyeraho ni imbuto mugira gute mwe. Ntabwo ari ryo nateguye tuganiraho, ndashaka twivugira ku gitabo cya Esiteri. Nari mbakumbuye. Haleluya, haleluya. Shumba yavuze ngo nimuntumira munantunguye ngo nzajye mitanza ndiye ideni rya burundu. Sewe wabona ahantu mu ijuru bagusinyira ku gipande ukabyanga? We muntu yakurangira ikiraka ukizigiza. Iriguma mutumye niha umubyizi muri cya gipande cyo mu ijuru. Ubu n'uyu munsi data wa twese akubiseho. Erega dukorera ku gipande, nagira ngo se hari ibyo ubusa yaguha. Ariko haleluya, haleluya, dukorera ku gipande. Nitunajyayo ngo igipande kizazimira imipimwe, reka ngarukiraho. Ahubwo ufite igipande ufite aho bagusinyira, ufite imibyizi ingahe? Imana ibamera umugisha. Ndagira ngo tuganire tudatinze kuri iki gitabo cya Esiteri. Nicyo ngira ngo tuvugeho. Ni igitabo cyiza kandi gifite amateka. Iki gitabo cya Esiteri ni igitabo cyiza gifite amateka muri iyi Bibiliya. Sinza kubyinjiramo cyane, wenda mu bundi bumenyi bwa teoloji, ariko munyemerere nkivuge, nubwo ntacyo bitwaye igihe kitabitwemerera, ariko nkivugeho. Gifite ibice 10, kikagira imirongo 167. Iki gitabo cya Esiteri gifite ibice 10, kikagira imirongo 167. Iyi mirongo yose, ibi bice byose uko ari 10, nta na hamwe uzigera usoma handitsemo ngo ijambo Imana. Nta ryanditsemo, nta hantu na hamwe uzasanga handitsemo ijambo Imana. Wahita wibaza iki kibazo, nanjye nkakibaza, ese iki gitabo kitanditsemo ijambo Imana kuki cyashyizwe mu rutonde rw'ibitabo byahumetswe n'Uwiteka? Ni ukubera iki? Bundi ibi bitabo byose uko ari 66 byari bitatanye, hakorwa umurimo wo kubitondeka bikurikije ubutumwa bugiye burimo. Niyo mpamvu haza icyitangiriro kandi hakaza n'ikibyahishuwe. Abagabo batoranyijwe gutondeka ibi bitabo hari icyo basabwaga ngo babe bujuje. Jambo rya mbere, bagombaga kuba bakomoka
bakomoka mu miryango 12 kwa Isaka, kwa Yakobo, kwa Aburahamu. Bivuga ngo ntiwashoboraga kujya mu rutonde rw'abantu batondetse ibi bitabo udakomoka kwa Aburahamu. Jambo rya kabiri, wagombaga kuba waruzuye umwuka wera, cyangwa mu muryango w'iwanyu harimo umuntu wamanukiwe cyangwa wigeze uhangwaho uzwa umwuka wera akavuga icyo Uwiteka imutumye mu iteraniro ry'abera. Aba bagabo bari bageze kuri 70. Ntago nari mpari, ariko inama bari bicayemo batondeka ibi bitabo, numva bari bicaye ku ruziga, kuko akenshi abagabo bari guhanana ibitekerezo bicara ku ruziga kugira ngo bahane ibitekerezo banarebana. Ariko haleluya haleluya, nubwo ntari mari rero, buri gitabo nacyo kugira ngo cyemerwe hari ibintu bibiri basabaga kubanza kukibonamo. Jambo rya mbere, niba ari cyo mu isezerano rya kera, barebaga ko hari ikindi bifitanye isano cyo mu isezerano rishya. Ni ubusobanuro burebure. Iyo tuvuze ibitabo 5 byitirirwa Mose, biriya byitirirwa Mose, biriya bitabo by'amategeko, tuhita tujya mu isezerano rishya tukabona ibitabo 4 bivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Iyo tuvuze ibitabo by'amateka, tuhita tubona ibyakozwe n'intumwa, amateka y'intumwa, amateka y'ababyeyi b'itorero, amateka y'ukuntu itorero ryavutse. Ijambo rya kabiri, niba ari igitabo cyo mu isezerano rya kera, hanyuma yo kubona ko hari ikindi bifitanye isano cyo mu isezerano rishya, barebaga ko icyo gitabo byibuze gifite umurongo uvuga kuri Kristo, uvuga kuri Yesu, bakabona kucyemeza. Ibyo bintu bibiri byujujwe, bagera kuri iki cya Esiteri rero, baragisoma. Muvuge ngo kagira inkuru. Imana baragisoma. Bamaze kugisoma, babona nta jambo ryanditsemo Imana rivuga, nta jambo Imana ryanditsemo. Ruvuga ngo iki gitabo kitanditsemo ijambo Imana, kuki twagishyira mu rutonde rw'ibitabo byahumetswe n'Uwiteka? Ni ukubera iki twagishyiramo? Banzura ko kitagomba kujyamo. Ndagira ngo mbibutse neza, hari ibitabo twebwe bitari muri Bibiliya, biri muri Bibiliya ntagatifu batigeze bemeza. Iki nacyo bakigezeho, bashaka kugishyira mu rutonde rwa bya bitabo 7 utazabonamo hano. Ariko umugabo umwe muri bazamura urutoki, wari wicaye hagati muri bo, aravuga iki gitabo mwe muretse kugikuramo. Nagisomye ndakizenguruka cyose, ariko nasanze koko nanjye nta jambo Imana ririmo. Ariko hari ijambo nasomyemo numva ryarengera iki gitabo ntigikurwemo. Bamuha umwanya, baramubwira ngo arababwira ngo nubwo nta jambo Imana ryanditsemo, ariko somyemo ijambo ryitwa Abayuda. Baravuga iyo ngingo irafatika, ariko tuyihaye amajwi cyangwa amanota twayiha 20%. Abizi imibare urumva ko biri munsi y'umurongo. Undi nawe azamura urutoki, aravuga ngo mwiritesha agaciro ngo muri 20, nanjye hari irindi somyemo. Bamuha umwanya, nawe aravuga ati nubwo nta jambo Imana ryanditsemo, hanyuma y'uvumbiyemo iry'Abayuda mbonyemo irivuga ngo gusenga. Bose hamwe icyarimwe baravuga ngo koko nubwo nta jambo Imana ryanditsemo, hakaba harimo Abayuda, habonetsemo irindi rivuga gusenga, ariko naryo turiha amanota. Baravuga ngo naryo turihaye 20. Kubizi imibare, ufashe 20 ukongeraho 20 bibyara kangahe? 40. Ubwo se urumva bitakiri munsi y'umurongo. Baravuga ati nimugikuremo. Bagiye kugikuramo, undi nawe azamura urutoki, aravuga ngo nubwo nta jambo Abayuda, nubwo nta jambo Imana ryanditsemo, ariko harimo ijambo ryitwa gusenga. Irindi tubonyemo n'Abayuda, irindi mbonyemo ryatuma cyemerwa, ni ijambo rivuga ngo gutabarwa. Barumviriza, turi 5 kugira ngo kigume munsi y'umurongo. Oya, iryo ryo gutabarwa ahubwo mwariha 25. None ufashe 40 ukongeraho 25, urumva ari kangahe? 60. Birenze wa mubare 50. None mbabazi namwe munyumvire, iki gitabo nubwo nta jambo Imana ryanditsemo, ariko harimo Abayuda, hakabamo gusenga,
hakabamo gutabarwa. Ariko namwe muranyumvira, baravuga ngo none aba bayuda basenga, nubwo abasenga baba ari benshi baniyitirira no gusenga, none abayuda basenga Imana yarangiza ikabumva ikabatabara, hari indi itari ya Aburahamu na Isaka na Yakobo? Imana iguha umugisha wabyumvishije. Abayuda gusenga gutabarwa, indi yabitabara bayisenze ni iyihe uretse iya Aburahamu na Isaka na Yakobo? Iki gitabo kigira agaciro cya Esiteri kubera aya magambo atatu: abayuda gusenga gutabara. Erega ntacyo bitwaye, yasubiremo twumve: abayuda gusenga gutabara. Reka twongere dusubiremo: abayuda gusenga gutabara. Ngiye kukubaza, niwumva uri umuyuda usubiremo ngo ndi umuyuda. Harya uri umuki? Waje kugira guteze ngo Imana igira iteze? Akubwo ntacyo wumvamo. Neza muragira ngo ndajya kure. Harya muri abaki baje kugira gutese ngo Imana igira itese? Ariko haleluya haleluya. Erega ntago njya kure n'ayo magambo atatu tugiye kuvugaho: abayuda gusenga gutabarwa, ubundi twitahire. Hari n'abajya ngo uvuye he gusenga, ngo wafashijwe n'iki, ngo nafashijwe, bikagarukira aya magambo kuyafata birakunanira. Uvuye he gusenga? Uyu munsi ni kuwa kangahe? Kuwa gatatu. Kubera iki musaba kuwa gatatu? Dutinda imbere y'Imana tugatindana nayo. Ninde wabigishije? Ni umupasiteri witwa THEOGENE yabigishije ngo abayuda gusenga gutaba. Ubwo arakunanira kuyafata ko ayo navuze yose ahangaha ngira ngo ni inshuro ya gatatu nje. Abayuda, ndi umuyuda, naje gusenga ngo Imana intabare. Fatiraho. Haleluya haleluya. Mutumye nibuka umugabo umwe witwa Petero, witwa Paulo, ni Paulo. Baramubajije ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Ubundi hari ijambo baza umuntu akavuga ngo ndagusubiza mpagaze ku maguru abiri, nunamamagara mu ruhame nzongera asubiramo amagambo nagushubije. Ariko haleluya, ariko muyo mwambajije akangora, iri ryo kurisubiza biranyoroheye. Yarabashubije ngo abayuda barusha abantu abandi byose, ariko kimwe cy'ingenzi: dufite ibyavuzwe n'Uwiteka mu mitima yacu. Imana ishimwe. Nta kindi tugendana, ni ibyahanuwe n'abahanuzi mu mitima yacu, kandi ibyo byahanuwe n'abahanuzi ni abahanuzi bahanuraga Kristo. Kristo niwe tugendana wahanuwe, kandi iyo wakiriye Kristo muri weho uba wakiriye byose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uvuga uko Petero yavuze ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi gukomera, ngo rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, rikamurika abantu bajya bagera mu mwijima, ariko baba bafite Kristo. Kristo akaba muri iki? Icyafasha ukaba ufite Kristo akakumurikira mu gihe gisa nk'iki turimo. Aho uturana n'abaturanyi ubu abantu barimo barahaha, ubu abantu barimo baragira gute? Ndabeshye se? Nje mbandi Nyabugogo, agasima kanjye ni Nyabugogo. Ubu imiceri y'imitanzaniya n'udufuka turi gucicikana na kawunga, noneho ugasanga bafite icyarindwi cyonyine. Ubwo se uzahahamo iki? Weho nugukanura. Ariko umuntu ufite Kristo mu mutima, ubwo abandi bari gukora stoke, Kristo nakumurikire. Nyikiriza amen. Na Kristo nagire gute? Nakumurikire. Naho ntuzi uko wabigenza, niyo wabibara ntibyavamo. Ntibyagira gute? Ntibyavamo. Jambo rya kabiri twabonye ni ugusenga.
ugusenga, ni ugusenga bene data. Reka mfate gusenga nkwite ubusabane, gusenga nkwite ubusabane kugira ngo ubashe kuba. Muri iki gihe nta kindi wakora, muri iki gihe nta kindi nakora, muri iki gihe abera bamenye Imana ntabwo ari igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo gupfukama tukagira gute, tugasenga. Nudasenga uzayasenga ubishaka utabishaka. Ubundi se ko nta kazi uzakora, uzaza hano kuwa gatatu, ahandi wahereza ni heza. Amasaha yisunika. Senga rero bigishobo. Ifatiro z'inyaga zaranyeganyeze, impande hose ziranyeganyega, zaranyeganyeze. Niba zaranyeganyeze rero nta kindi twakora uretse gusenga. Imana ishimwe ko Imana yashyizeho umurongo aho tuvuganira nayo, nta handi tuvuganira. Ni hehe? Ni mu masenga. Zanyeganyeze imbere ya Moridekayi. Iki gitabo twasomye, ubundi iki gitabo kirimo amazina ageze kuri 7. Ntago ndi buyinjiremo ngo ngende mvuga ubusobanuro bwayo. Izina rya mbere ririmo niri twabonye Abayuda, rishushanya itorero muri rusange. Izina rya kabiri twabonye ni izina ryitwa Hamani. Ni cya Hamani nyine, ubwo se n'ucyumva gishushanyije ni rwa Satani ruhiga iki itorero. Izina rya gatatu ririmo ni Moridekayi, ushushanya Kristo, uhagarariye Kristo muri iki gitabo, kuko niwe wari ugiye kubambwa ku giti. Izina rya kane ririmo ni Esiteri, ushushanya umwuka wera unihira iki itorero. Izina rya gatanu ririmo ni Vashiti, umugore w'umwami, uhagarariye abantu. Mbese Imana yagiriye neza bakibagirwa. Ubu harimo abantu bibagirwa. Imana izakurinde kwibagirwa. Imana izandinde kwibagirwa inkoni z'ubuginga nakubitwaga. Ubundi iyo wacomye buri muntu wese akurya inkonji. Uguce bari kicyo mushimire yara yankijije inkoni z'ubuginga. Ntago mwabyumva. Imana yankijije kumira ibishirira. Ubundi uri gucoma bakagufata iturumirana n'igishirira. Ekrete fande karaga pisa fande kandi warumize ko kari hese nakafande. Cira hasi tse. Amacyango. Imana yarakoze, yadukijije inkoni z'ubuginga. Zina rya gatandatu ni umwami uhagarariye Imana muri iki gitabo, usubiza abari basahaye, usubiza abari bapfuye, usubiza abatagira isura, usubiza abatagira ubuzima. Yarangiza akavuga ngo nimugipfuye. Imana ishimwe, muyimpera icyubahiro. Imana ishimwe. Gusenga ni ubuzima. Gusenga kugira izina bitewe n'icyo wakuyemo. Subiremo. Gusenga kugira izina bitewe n'icyo wakuyemo. Ubu waguha umwanya nawe gusenga waguha izina. Ubu ushobora kuvuga ngo gusenga ni ubuzima, ukumva umuntu hariya igihe twatangiye nigeze akoma n'amashyi, ariko ukumva aravuze ngo haleluya. Kubera iki? Yaje nta buzima abigezemo asangamo iki ubuzima. Gusenga ni imibereho. Gusenga reka mu izina mvuge ngo ni ubusabane nk'uko nari maze kuvuga. Aba ari ako gace nivugira, wenda nzakomerezeho ubutaha. Gusenga nkwite ubusabane. Ubusabane. Ubundi ubusabane bugirwa n'ibintu bigeze kuri 3. Jambo rya mbere, ubusabane bugirwa n'ibigori, n'ikigage cyangwa fanta kubifite, n'umuceri n'ifiriti. Biterwa n'ababuteguye naho bwabereye.
Jambo rya kabiri, ubusabane bugirwa n'ababuje. Mu kwango kubitegura hatagize ababuzamo ntibwaba bwuzuye. Jambo rya gatatu, ubusabane bwose uko bwaba bumeze kose bugira umushyitsi mukuru. Nta busabane butagira umushyitsi mukuru. Niba ari ubw'akagari harimo umuyobozi w'iki, niba ari ubwa famiye harimo umukuru w'iki, niba ari ubw'abamarine bahuriye ku musigi hari debande. Sabane bwose bugira umushyitsi. Ubwo se mwebwe umushyitsi mukuru muri iri tano nimumwumva ni data wa twese. Ubu twaje mu busabane, umushyitsi mukuru ni data wa twese. Abaririmbyi barakubitamo indirimbo, umushumba nawe akayobora agakubitamo ijambo, nanjye nkahagarara hano havuga ibya data wa twese byahumetswe n'Uwiteka. Murumva atari ryananywa, ahubwo winanirwe muri ubu busabane birakureba. Ubusabane bwose busozwa n'ijambo ry'umushyitsi mukuru. Yavuze wihita burangira. Kandi ijambo ry'umushyitsi mukuru yaribiganyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ugushimira abateguye ubusabane. Igice cya kabiri cy'ijambo rye ni ukubabwira ibyo abateganyiriza, kuko ntiyabacika atababwiye imigambi ye n'ibyo abateganyiriza. Igice cya gatatu cy'ijambo rye namwe abaha umwanya ngo mugire icyo mumusaba. Ubwo rero iyo papa dadi nyine yicaye ari kubabwira ati bana banjye mvuye isafari Imana yagendanye nanjye, nubwo bitari byoroshye kandi nabazaniye ibi n'ibi, ahita ati none se utubazo mufite n'utuhe ngo ndukemure. Ukahita ushyiramo akamenerivari, ugashyiramo agakweto, nawe ukirwanaho. Namwe ntimundushye, gusa ntacyo mwumva. Noneho ikinezeza ni uko bya bindi yari yabateguriye, yabateganyirizaga, iyo icyo mumusabye kuri uwo munsi wabo w'ubusabane agikora mbere ya bya bindi yateganya. Ubwo hagiye mu mwuka ukabyumva. Hari ibyo Imana iduteganyirije, haleluya. Ariko iyo wamukuyakuye ukamubyinira ukamutambira ugakuramo esheke ugapfukama ukamuhamagara, muri ubwo busabane ahita agupangira n'ibitari biri muri n'ibitari biri muri gahunda bihita bizamo. Bihita bizamo. Nari ngiye kubaha ubuhamya ariko reka mbe mburetse. Bihita mubwire kuntu umuntu ayikuyakuya ibitari biri muri gahunda bikahita biza. Muri rya jambo rivuga ngo biremwe nona. Kankubwira umuntu wigeze agirana ubusabane data wa twese, akahita atuma data akora ibyo atari yateganyije. Umugabo witwa Mose, dumvize inkuru nazibaganirijeho. Kuva 33 ngo yaganiriye n'Imana, barasabana. Bamaze gusabana ngo Imana ihita imubwira gahunda ifite. Ndavuga ati gahunda nayo ufite ntago ari imikino, sinzongera kugendana namwe ko muri ubwoko butagonda ijosi. Nkomeje kugendana namwe nabavunira muri ubu butayu, ariko nzabatwara mbagezeyo ntari hagati muri mwe, kuko ndi Imana itabeshya. Nzabajyana ngende mbagezeyo ariko ntari hagati muri mwe, nzabatwara mbagezeyo. Mose ahita azamura urutoki ku murongo wa 17, ariko haleluya haleluya, abwira Imana ngo ubundi Bibiliya yanditse resume, ntago ikiganiro cyose kiba kirimo. Arayibwira ngo Mana, hari ijambo wavuze ndaryiyumvira, ngo nakugireho umugisha nkumenya izina nawe uramenya. None nyemerera nkubaze, nutagendana natwe tuzaba dutaniye he n'andi mahanga adafite Imana rurema hagati muri yo?
Imana ihita ibitekerezaho avuga ati iyo ngingo irafatika. Ihita ibwira Mose ngo mbarata mwana wanjye Mose 14 uhereye uyu munsi wa none nari nasinye ko ntongera kugendana namwe, ariko noneho ndatangira ngendane namwe. Sino kugendana namwe gusa, ndagenda mbaruhura. Mu yandi magambo, mwebwe murafata horoshye, nge ndafata haremere. Reka mubwire, kuba utararwara diyare n'urugo rwawe rwose nuko data yafasha haremere. Reka mvuga agakanzu ndakosheje kuko mvuze gutyo, none siriya kawungu urya ibihiye. Oya. None se amakara ya turuwasa ateka kawunga? Amakara ya turuwasa uyatekaho kawunga, uyatekaho imboga, ushyushya amazi y'umwana, ubwo nugukoza. Ntagahisha kawunga. Ni data ufata haremere. Ahubwo adufatira haremere. Kuba urugo rwawe rutarasenyuka nuko data aba yafasha yagize gute? Kuba umugabo akikwita sheri, ubundi yaza akavuga ngo Suza, wabigira ute? Nuko data aba yafasha yagize gute? Tumukomera amashyi tumubwira dufatire aharemereye. Fatira aharemereye. Nubona umwana wawe ejo bundi bazataha, senga Imana gufatira aharemereye. Naho yacoma ari mu nzira ari kuza, kavuga ati ndayarangije icya leta ndakirangije tu. Adufatira babyeyi, Imana idufatira haremereye ku bana bacu. Yakuryana icyuma ukemera da. Wabigira ute? Data afata hagize gute? Babyeyi, data dufatira haremere. Umwana wawe yakuryana icyuma, kanyuma bati ngiye kurya icyuma mana. Nabo mujya mwumva ababyeyi bari kurira se? Ntacyo babuze. Data dufatira haremereye. Data dufatira hagize gute? Haremereye inshuti zanjye. Turuhura dufatira haremereye. Kagasura nuko yadufatiye haremereye. Byasenyurwa abandi nawe byarugezemo. Data yafasha haremereye. Ibyirukanya abandi ku kazi nawe byakugezeho, ariko data afata hagize gute? Haremereye. Subiza amaso inyuma. Wikangwa niyiguma mu mujyi, ahubwo pfukama hamagara yera. Ni igihe cyo gusenga. Na cya gihe muri guma mu rugo data yafasha hagize gute? Haremereye. Wikwibaza aho byaca, wikwibaza uko byagenda, weho pfukama usenge. Guma mu rugo ya mbere twari turi mu rugo na madamu dukanuye tanu dufuka tw'umucara, abandi uzi gukodesha mu gipangu kirimo imiryango, bahaha we ukanu. Barahashe mwana, ngenda kanura. Ariko Imana ifata haremereye. Kandi njyama zenzi zanjye za Nyabugogo imbobo zihita ziza nazo. Bona batatu baraje nimugoroba, barambwira ngo pastor turaje. Mugiye hese? None se kabandi batashe twe turajyayo? Niweho tuzi. Ndababwira ngo namwe mwinjire. Ariko data yafasha haremereye. Ndagira ngo nguhumurize, ahubwo tera ivugire gute? Usenge. Tera ivi usenge. Shuti z'Imana, tera ivugire gute? Usenge. Turi abagabo bahamya ko mu gusenga havamo ibindi bintu.
muri ubu busabane iyo waterese data wa twese havamo ibindi bintu utamenya, utabona ishusho yabyo, utanasobanura inzira yabyo, weho gusa ubona bizi ukabiba ati Mana nibi byari birimo, Mana nibi byari birimo, Mana nibi byari birimo, Mana burya nibi mu isengesho byari birimo, burya Mana cyagihe senga nkagira ngo niwumvishe burya nibi byari birimo. Imana ishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ndihuta sengesho mu yandi magambo, reka noneho ndihamaguru rigende. Sengesho turarituma rikagenda, ariko haleluya, isengesho umuntu aba ari hano akarituma rigafatiraho rigatibika. Kibuno mpamaguru tumye nibuka yabivuze abitorero ngo bagira umwete wo gusengera nde Petero. Bundi harya habaye ikiganiro, habaye ikiganiro muri iriya nzu aho bari baravuga ati umuyobozi wacu bamufunze, Herode yamushyize mu nzu y'imbohe. Ndagira ngo nkwibutse aho bari ku mudamu ubyara Mari kuri wanditse muri Bibiliya muri buriya butumwa kuri cyane na Mateo, bari kuri uwo mubyeyi witwa mama Mariko, niho basengeraga kwa mama Mariko, kandi yari umubosi. Na Yesu niwe yabohereje, yarabwira ati mujye Yerusalemu kwa ntuze kwa mama Mariko, ufite na etaje maze akagira n'umukozi. Ufite akantu groupe zose zisengera iwawe z'amasengesho kuko ufite akantu. None kuba muri groupe nyinshi yari bwagusabe kuza gusengera iwawe yihikize naye, kandi ntukirenganye. Ni Yesu yabohereje kwa ntuze kwa mama Mariko kuko yarazi ko niba yarangiza bamaze kuzura umwuka wera n'imbaraga zo guhanura z'umwuka wera, ariko bazagaruka mu biri basange bashonje. Mama Mariko ahita bakubitira igikoma na kawunga n'umutanzania, iyo hari na mayonnaise bibaye ni ukuguru kw'inkoko, barahanura nta na gahunda. Habaye ikiganiro, areba Natanayeli ati Natanayeli wewe Yesu yabonye ukiri munsi y'igiti watetse igikoma byibuze ugashyira apotre wacu Petero ko bamushyize mu nzu y'imbohe. Natanayeli ati ramenye di nijyane, bari guhiga bavuga Yesu. Arahindukira areba Yohana we ko mwebwe mwabanaga muroba, wasimbutse ukamugemurira ukamushyiriye imvange. Aravuga ati tonde, ntiwibuke icyo Yesu yamvuzeho ko nge nzitwa n'urw'ikirago, none nigemure. Nawo barakwebye. Areba Mariya Magadalena wabanaga nawe iminsi yose, Yesu yari yarakuyemo abadayimoni. Aramubwira ati wagiye byibuze ukamushyira ijambo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ati tonde, menye ko abadamu hari icyo yatuvuzeho Imana, turi Kadeshi y'i Baruneya, none nijyana abagabo nabo babacakiye. Igihe babuze icyo bakora, umwe hagati muri bazamura urutoki aravuga ngo aho ngaho teremusi itagera, aho ngaho imvange itagera, aho ngaho hatabona n'ujya kumuhumuriza, hari icyo nekereje. Mureke dupfukame dusenge bene data, muri ibi bihe bikomeye mureke dupfukame tugire gute, dusenge. Dupfukame dusenge. Mu yandi magambo isengesho bararituma, baravuga ngo teremusi ntiyagera ariko dutumye isengesho. Ariko haleluya, oya mureke tuze gusenga tuyatume. Uziko umuntu yarituma rikagera kwa nyakora mutarakizwa. Ariko haleluya, uziko umuntu yarituma rigasanga abana bacu ku mashuri. Uziko umuntu yarituma rigasanga umugabo wawe ahantu ari, kamushyira kuri gahunda. Kumva atashya kubwira ngo ndebereye ka gakoti ku cyumweru nzajya gusenga, kagira ngo aracitswe.
ariko murange muratuze kuyatuma turayatuma tugiye no mu rwego rwo kuyatuma muri garderobe. Nta niyuzi nta niyugira muri mari niyo watahanye yarashaje umugezi ukora turayatuma tujyana muri yakari tutsindagiramo imyenda. Ariko haleluya, turayatuma amasengesho agera no mu isafuriya. Abandi bakaranga inyama inkoko nunayiheruka numbaza aho byaca, ariko turayatuma. Abafatanyije nanjye turayatuma. Iki ni igihe cyo kuyatuma. Amasengesho tugiye kuyatuma. Esiteri abwira Moridekayi ngo nubwo ntagira icyo nkora hari icyo ntekereje, ni igihe cyo kutabonana n'umwami, ariko mureke dusenga hitatu dutuma iki isengesho. Mu ijoro rimwe batuma isengesho. Hamani n'umugore bashinga igiti, umwami nawe abura iki ibitotsi. Ibyo byose byabaye mu ijoro rimwe. Munyemere dutuma amasengesho ku byacu. Tuyatume amasengesho, tuyatume. Umusore yigeze kuncumbikira, acumbikira nejejwe ku mutima no mu mufuka, ahantu hose nejejwe. Hari igihe umuntu agenda yejejwe ku mutima, mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nge nari nejejwe. Cyakoze nagiraga Bibiliya yanjye n'ipantaro nagendanaga muri envelope. Kuva ngo iyo nagendaga nabaga ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose. Aho nakataga nagendanaga n'urugo rwanjye rwose. Envelope. Niba naho ngiye kubwiriza hicara ku ntebe nkahita nyiseseka munsi y'intebe. Ubwo nyine akabati n'intebe n'iki byose n'amatara byose nkaba mbisesetse. Arancuca bati nguno ujye wibera mu rugo. Mita ndagenda turibane. Yarafite mugenzi we, twabanaga ukwezi kwa mbere, kwa kabiri kwikubita mu kwa gatatu. Bose bari abakristo, ari n'abarimbyi barimba muri korari imwe ku mudugudu basengeraho. Bahita bandumira ngo njye kubigisha. Ndagenda ndabigisha ijambo ry'Imana, nanjye numva koko amavuta yanjye. Uko nigisha nkajya cyebuka nkareba aba batipe tubona, nkabona umwarimu aragira ati nkagira ngo nugufashwa ntari gutegura ibibazo aza kumbaza tugeze mu rugo. Senga we ugifite umwanya. Tugeze mu rugo natinze, numva arambwiye ngo ariko nari numva arambwiye ngo ariko THEOGENE nditaba ati karame Mana ukorera isite. Ngo ndakubaza Imana ukorera isite. Shaka kumubwira ngo nabwiriza gudahari abantu bihariye n'abasenge bapfukamye utareba. Hari igihe amagambo agushirana umuntu akakubaza Imana ukorera ukayiyoberwa bitewe n'igihurimo. Kavuga se ndayimusobanurire, kitabara se ndacyatagangaye, kigabura se ndashonje, ko yambika se nambaye ubusa, kihumura impumyi se nanjye ni nkaho nahumye. Hari igihe uhumukanuye. Njoberwa amahati ibibazo nabango kuva wagera aho wari bwishyura inzu. Bundi hari igihe baguhata ibibazo ukajya uhuma gusa. Kuva wagera ahangaha wari bwagura isabune akansubiramo. Kuva wagera ahangaha wari bwagura n'ibishyimbo bya miti ati ngo uri umukozi w'Imana. Yambajije Imana nkorera, ndara nkanuye nyitekerezaho nanjye. Sitwa twishyura inzu, sitwa tugura amazi, sitwa tugura isabune, sitwa tugura ibyo kurya ukarya ukirwa ngo wagiye kuvuga Imana ukorera isite. Ntatinze ibyo bihwanye no kuvuga ngo sohoka ugire gute ugenda. Bwarakeye n'ubundi njya kuvuga ya Mana, ariko nanjye utambaza ngo ariko icyo nyikundira uhagarara imbere y'abantu nubwo umeze gutyo ikagutera ikintu biti kinya cy'umwuka wera ukajya uyivuga nk'ubatse sititawo kandi ugitagangaye.
gitaganga ugitaganga. Ndataha mitamita no mu yindi korari njya kwibwiriza, ngera mu rugo nka saa yine sanga uwo munsi wa musore wundi tubana nawe yagiye muri korari gusenga, we ntiyajya ahita agaruka mu rugo, kandi baririmbaga muri korari imwe, yari yasenze ahita afunga. Uzi gukomangira umuntu wisinzirije? Gukomangira umuntu wisinzirije wowe urakuzi? Narakomanze ku muryango, ku idirishya ry'icyumba ndakomanga, ndivuga ni njye THEOGENE, ariko ntinya kuvuga ngo ni njye THEOGENE umukozi w'Imana, navuze ngo ni njye THEOGENE, reka da. Ndakomanga, mbona bukeye burinze bigera mu gitondo adakangutse, mpita afata ka gapantaro kanjye ndakamana nkaca muri amvirope ntagenda. Natinze iyi Mana yo kunitagira isoni, baranyirukanye naho nabaga, ihita imbwira ngo ninjye kurambagiza. Ndimbwira n'uwo ndambagiza, urumva ni ibintu bidahuye. Nugira yuba ngo ngaho jya kurambagiza, ariko Imana ishimwe ko nabonye unyemera. Ubu buhamya nzaburambura twazanye nta kabaraga. Urumva umuntu ugiye kuma kabebe gasa nanjye biba bikaze. Abamama barabyumva. Kera yaranahuruye ntiyigeze ahurwa, none bari mu gihe cyo guhurwa. Nazari bwabo n'umukene uhurwa. Nazo ubwo wahurwa ifiriti n'ubundi ntayo waryaga. Ako bagiye mureka kuza. None se urahurwa inyama n'ubundi ntazo. Ubwo none bari mu gihe cyo guhurwa. Muvuga ngo nahurwe di igihe ni iki? Kabega kana kavutse mu gihe cyiza nahurwe. Imana irambwira ngo ningende ndambagize, ndarambagiza, ubukwe buraba. Wa corona Mana watubabari iki corona kikazakenda mize. Bisahirambye ngo ndekera, ariko ishobora byose. Muri Petero tuzajyayo tuvugeyo ibindi, reka dusoreza. Yesu ashimwe. Uzi ko Imana yankoreye ubukwe, iyi Mana ikantuza ku muhanda neza, nkakorera ubukwe. Nakoreye ubukwe mu nzu ifite urubaraza we nk'iz'abandi di. Ubu hari umuntu umaze imyaka 20 muri Kigali atarakodesha inzu ifite urubaraza. Wa musore wanyirukanye arangije aza gusura umuhungu baririmbana muri iyo karitsiye, atazi ko ariho nakoreye ubukwe. Bari gutaha rero, Imana yohereza imvura ibafata bageze neza imbere y'ahombo. Babyumvishe mwongera data twese amashyi. Imana igira gahunda. Iyo dusenga ntabwo tuba tugiye gusenga amasengesho tuyatume. Bahagarara ku rubaraza ntibamenya ko bugamye iwanjye. Imana ibona ntibihagije irabasunika. Muvugire ngo irabasunika, kandi basunika ikoresheje amahuhwezi. Uko amahuhwezi abasatira akaba ariko begera umuryango, amahuhwezi uko abasatira akaba ariko begera umuryango. Mu mvura rero umuntu akomanga yinjira, ntarindira ko bamubwira ngo karibu. Reka mbabwire, barinjiye bahita babona ko ari iwanjye binjiye. Naho mu rugo haba hicayemo abagabo 5, ntago wayoberwa nyir'urugo, ko nyir'urugo aba yicaye uko abyumva. Bashatse gusohoka, mpita nibuka rya jambo rivuga ngo muzajya mubagaruza umwuka w'ubugonde. Ndabwira ati mwicare, karibu karibu. Mamagara madamu ngo ngwino usuhuza abashyitsi. Araza arabahobera, ariko mu mutima harimo hararwanira. Ati ndamubwira ya Mana nasengaga gute, ndamubwira kwisi,
nimubwira ngo dore ibyo Imana yakoze ndabamukomerekeje byibuze reka nkoresha amajeste ndamubwira ngo sheri sabira umugisha abashyitsi uko basengera nanjye nkajya mbasengera ariko siko umuntu abura uko yifata umuntu aricara mu ntebe akajya abura uko yifata ujya uvuga make kuko Imana yamugarukaho apfa kubasenga atindana nayo mpita mbaza madamu ngo sheri imbabura iracyaka nari mbizi ko iri kwaka ariko ngakubitamo sheri imbabura iracyaka nawe ahita asubiza ngo iracyaka mutware ndavuga ati nta kibazo akamutware kamwemeje Imana nasenze mpita mubwira ngo ngaho tegura ibyo wakira abashyitsi nawe mvuye mu minsi mike muri icyo cyumweru kubwiriza mu Ruhengeri hari ibintu bihaba rero biza mu birere ntabwo mubizi se bateka ku ipanu bahonze gutya biravuga rero ntabanga bigira ni uko ari kuyamena rero nkajya numva aho bicaye muri salo barimo barabyumva tu nkajya nkuramo sede ntahagurutse mpamya neza ko uwo munsi yavuye aho ngaho abonye Imana nagize gute nakoreraga munyemerere amasengesho tuyatume munyemerere munyemerere kandi buri muntu azi aho yumva yayatuma none se ubwo yatuma wicaye cyangwa uhagurutse tuyatume nimuhaguruka dutume amasengesho uni igihe cyo igira hino mushumba igira hino dutuma amasengesho iki ni igihe cyo kwirwanaho buri muntu isengesha akarituma gihe nzagarukira nzakomereza muri ruriya rwandiko mbabwire gusenga k'umukiranutsi mbabwire kugira ngo isengesho ryumvwe impamvu ryo kumva kuko abasenga ni benshi namwe muri hano muri benshi none ninde uri bwumve se mbese nta muririmbyi muzi wo mu gitabo ndetse warimye ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba ngo isengesho riratumbagira ngo rikajya imbere y'Imana rikagira gute akomanga ku rugi niba arimo gukomanga arimo kubaza ngo ninde ukomanga ni kanaka subirayo ninde ukomanga ni kanaka kariburata ni iki cyatuma rero uhabwa karibu muvuge ngo ni hatari ariko muhumure uyu munsi kuko byakaze umubumbe twese watubanye umubumbe ni umunsi wo kubwirwa ngo bana banje muhumure ni umwanya wo kurituma Imana ishimwe ko uyu wa gatatu wa mbere utangira ibi bihe twinjiyemo waje irwanaho urituma urigeze igihe bizarangirira wewe utazi Imana izicira inzira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu amen karibu gusa mwambi Imana zamura ikiganza cyawe mwuka w'Imana kwigishe gusenga nka Esteri mwuka w'Imana kwigishe gusenga nk'abayuda basenze iminsi 3 Imana ikingura ijuru baratabarwa utabarwe Imana ikwigishe gusenga mwuka wera kwigishe gusenga mwami Yesu turi imbere yawe turingize ngo twigishe gusenga kuko nta handi gutabarwa kwacu kwava nta handi gutabarwa kwacu nta handi gukomanga kwacu ku rugi uko intumwa zasenze zisengera Petero urazumva Uwiteka Mana nyiribihe kitorero turasenze kugira icyo ukora uri Imana ishobora byose uri umutware wacu utwigisha gusenga mwami si amagambo gusa twumvira ngo dusigaha ahubwo ni ukugira ngo twige gusenga kuko Esteri yabwiye abayuda bene wabo ngo bagende bafata iminsi 3 yo gusenga kuko efoma drevesalation dergai Uwiteka Mana nyiribihe utwigishe gusenga twigishe kwinginga utwigishe kukwegera kugira ngo dusengere ingo zacu dusengere abana bacu dusengere abavandimwe bacu dusengere imiryango yacu
dusenge mana kandi ukora imirimo, ukora ibitangaza, ukora ibihambaye, ukore ibikomeye ibyo satani yatunyaze, amahoro ashaka kutwaka, ubutunzi bwacu, ibyishimo byacu, ubuzima bwacu, igihugu cyacu. Mwami Yesu, indwara gutsindwa, gukubitwa hasi, twigisha gusenga. Si ukuza kwicara muri iki cyicaro ngo dutuze, ahubwo ni ukwicara hano tukumva, tukiga, hanyuma tugashyira mu bikorwa, kugira ngo imirimo ya satani n'imigambi ya satani n'ibikorwa bya satani bikomeze gutsindwa mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe riratubwira ngo erega izibyo nibwira zabagirira ni amahoro, ni umugisha. Ibyo wibwira uzatugirira, satani nawe hari ibyo yigira azatugirira, hari ibyo yibwira ku gihugu cyacu, hari ibyo yibwira ku bayobozi bacu, hari ibyo yibwira ku bagore bacu, hari ibyo yibwira ku basore bacu, hari ibyo yibwira ku bapasiteri, hari ibyo satani yibwira, ariko bizamarwa nuko hari ibyo wibwira. Kandi twapfukamye kuko Esiteri yapfukamye, kuko Moridekayi yapfukamye, kuko bakwinginze, barakwinginga mana, urumva ukora imirimo n'ibitangaza. Duciye bugufi Mwami Yesu, ngaho ukora ibikomeye, ngaho ukora ibihambaye. Mwami urakoze mu izina rya Yesu, turasenze, komeze kutugirira neza, komeze kudufasha mu izina rya Yesu.